Amazina yanjye ni Arsene tuyiringire abajyaga bibaza icyo bivuga. Ntituyiringire naho iringe ryajyaga rivuna abantu rimwe umuntu amamagara tuyinumva ni keza then nkomereza mfatiraho. Ndi umukristu, I'm a born again Christian. Nakijijwe neza tariki 23 z'ukwezi kwa munani 2017. Ndabyibuka neza. Ubundi byari byo kujya mu rusengero, ariko kuvuga icyemezo kumenya ibyo ugiye gukora yarayo matariki. Nsengera muri Restoration Church i Masoro. Umubyeyi wanjye mu buryo bw'ubugingo ni Apostle Yoshua Masasu, mu buryo bw'umwuka ni mwuka wera. Ndumva mu bijyanye n'umuhamagaro mu by'Imana ndi worshipper. Then mu bijyanye na kariyeri ndi economist, mfite bachelor degree muri economics muri University of Kigali. Bibazo ari byo ngibyo. Thank you. Yes, na protein yatwibwira mu buryo burambuye ku bashyitsi bakamumenya. Murakoze kuba mwangira icyizere kugira ngo mbe kuri hano dusangire ibitekerezo nkuko babivuze. Nyine ni Prote Karangwa, sengera hano. Ndi coordinator wa worship. Ababa hano cyangwa se abajya bahateranira kenshi barabizi yuko tugira uko imirimo cyangwa se uko structure iteye. Habaho worship, hakabaho mbega nibidufasha kugira ngo twese mu bwami bw'Imana tubashe gukorera Imana, tubashe guteza imbere ubwami bw'Imana. Rero nkaba nyoboye ndi coordinator wa worship. Ubwo harimo abinginzi, harimo protocol, harimo azaf, harimo moderator, abayobora hano, yego ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nezejwe n'Imana yuko uyu mwanya turi hano nk'urubyiruko kugira ngo Imana itwungure. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ibagire neza kandi Imana iduhe kubisobanukirwa ibyo ibiri mu mitima yacu. Twese yaravuze ngo murahirwa mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'Imana. Rero ni amahirwe duhawe kugira ngo tumenye ubwiru bw'Imana hamwe n'umwuka wera uri hamwe natwe. Imana ibagire neza. Na pastor yatwibwira wenda birambuye kugira ngo nitwa Rutwaza Rodrigue, ndi umupasiteri mu bijyanye n'umuhamagaro. Yes, I'm a pastor by calling, ariko kandi even by profession nibyo nkora. Nize mu bijyanye n'amashuri. Mfite masters mu bijyanye na development studies. Mu bijyanye n'aho ntuye i Butare, hano ni iwacu. Ikindi gusa sibyo ikindi baze kukimbaza ibyo bashaka. Reka turashimire, tubakomera amashyi. Impamvu twahisemo bano batumirwa ni ukugira ngo yego nubwo harimo abo dusanzwe tumenyereye, ariko no kugira ngo twibande ku ngeri zose kandi zikunda guhura n'urubyiruko cyane. Numvisha ko Prote ibintu ayoboye 90% bigizwe n'urubyiruko. Pastor nawe abantu ashumbye, uretse no kuba yatwigishije kuri iyi topic ari buze no kugarukaho, ariko mu bantu ashumbye ntekereza ko harimo urubyiruko rwinshi. Arsene turi uretse kuba ari urubyiruko, nawe ahagarara imbere y'urubyiruko rwinshi. Niyo mpamvu rero izo ngeri zose turi buze kuzigarukaho kuri iyi pano. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Nk'uko mubizi topic iravuga ngo ni ukubaho ubuzima bwejejwe uri mu isi yanduye. Kubaho ubuzima bwejejwe uri mu isi yanduye. Ndahera kuri Pastor Rodrigue, hanyuma hano hari ikibazo nshaka ko twese dusobanukirwa kimwe.
ntekereza ko 80% y'urubyiruko ruri hano bashobora kuba batazi icyo bisobanuye, kandi twakomeje tubivugaho kuva ejo kugera n'uyu munsi. Muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutwaro w'inkone kugira ngo atiyanduze. Ijambo twakunze gutindaho ni ukuvuga Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyanduriza ibyo kurya by'umwami. Kandi kera habagaho abami, uyu munsi haba perezida. Ngira ngo umuntu wese yakaba yifuza gusangira na perezida. N'ubu ngubu mwumvishe perezida avuze ngo uze dusangire, ntekereza ko ari ryo shema rya mbere umuntu yagira, akavuga ati wawu, nasangiye n'umwami, nasangiye na perezida. None ni kubera iki hano Daniyeli, iri banga niryo nshaka ko dusobanurira bene data, kubera iki Daniyeli we yabonaga gusangira nk'umwami ari ikibazo ku buryo byakwitwa kwiyanduza? Kubera iki byitwaga kwiyanduza? Shimwe. Icyambere muri rasubira mu mateka, i Babuloni bagiraga ikigirwamana, nimba mubibona ari amazina yabo, yitwa Nebukadinezari, umuhungu we yitwaga Belshazar. Bel, iryo jambo Bel yari ikigirwamana cyabo, ndetse bakagira uburyo batambiraga ibigirwamana byabo. Nk'iyo ukurikiranye amateka y'aba Merodoki Baradani muri Bibiliya, muzishaka iryo zina Merosh, iryo jambo ni amazina y'ibigirwamana baramyaga, bakabyitirira abana babo n'uburyo bwo kubyonora, kubiha icyubahiro. Ibiryo byose bafataga bajyaga kurya byabanzaga guterekerezwa ibyo bigirwamana. Nuvuga ngo mu Rwanda buriya hambere hari akantu bagiraga guha abakurambere. Bamwe wenda ni batoya cyangwa se ntago bigeze babimenya, ariko hari ukuntu ababyeyi bakuru ba sokuruza cyangwa se ba data na ba mama bajyaga kurya, ariko ukajya kubona ukabona afashe utuntu tw'ibiryo amennye hasi, cyangwa se inzoga. Ntago mubizi ngo bura ngo nuguha abakurambere. Donc ni nko gufuga ngo umuganura w'ibyanjye mbihaye nyabingi cyangwa se izo mana zabo. Nabo rero bakoraga ibyo bintu, bakabanza bakabiterekereza imana zabo ngo zibihe umugisha. Niyo mpamvu rero we mu cyanditswe wenda nshobora kuba mbonye umwanya nakibaha, ni ikintu cyitwa gusangira igitambo. Igitambo n'igicaniro, Bibiliya iravuga ngo iyo wifatanyije n'igicaniro icyo ari cyo cyose, nubwo utariye ngo kurya ibyo ku gicaniro, ngo uba wifatanyije n'igicaniro. Nuvuga ngo we yashakaga kugira iki? Ubwo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko uba wifatanyije n'ibyo bigirwamana. We rero agambira avuga ngo no, ntabwo nzarya ibiryo byaterekerejwe ibigirwamana. That's one. Kandi urumva we yarafite indangagaciro. Hari ikintu nababwiye ejo cyitwa discipleship, gushora imizi. Aba bantu bari barashoye imizi. Daniyeli yari yarashoye imizi cyane mu bintu byo gusobanukirwa no kumenya Imana. Niyo mpamvu yavuye muri Isirayeli yarashoye imizi cyane. Niyo mpamvu ikintu kijyanye no kuvuga ikindi cyitwa Imana ntago byahura. Iyo mizi ndetse no kumenya gusobanukirwa ibyo byatuwe ibigirwamana, akagambirira akavuga ngo no, ntago. Niyo mpamvu yabimuteraga cyane cyane. Ndizera ko bishobora kuba byumvikana. Wibazaga kubera iki ibyo biryo by'umwami byabaga bifite ikibazo cy'ibituma umuntu wiriye aba yiyanduje. Ntekereza ko byumvikana. Turabibutsa yuko uramutse ufite ikibazo kuri ibintu turimo turavuga, cyangwa nawe ushaka kugira ibyo usobanuza, ziriya nimero kuri WhatsApp uratwandikira, cyangwa kuri SMS, uburyo bwose bukorohera, uraduha ibibazo tugufasha kanakira na mugenzi wawe. Ni iki cyadufasha kugira ngo tutazasubira inyuma? Ko
dusubire mu buzima butejejwe cyangwa se twisange twaragiye mu buzima butejejwe. Murakoze. urakoze cyane Peace. Urabajije ngo nk'urubyiruko turi mu nzira yejejwe, inzira nziza, n'iki kintu cyadufasha kugira ngo tuyigumemo, turambemo. Reka tureke kujya hirya y'ijambo twahereyeho, kuko twabonye umwigisha yatubwiye yuko Daniel ari urugero rwiza rw'umuntu wabaye muri iyo nzira yo kwera kandi akarinda yisaziramo. Reka rero dukuraho ngaho kugira ngo tubone urugero n'iki cyamufashije. Yego, ahanini duhere ku byo yatubwiye ni ingamba yari afite, ariko reka mbe ndetse kugera ku ngamba. Ikiyambere kibanza kubigufashamo ni ukubanza kumenya yuko aho uhagaze ni heza ku buryo usigara ucunganwa gusa n'icyahagukura. Ariko igihe cyose ucyumva yuko aha ni heza, ariko se buriya hariya ho haba hameze hati. Bibiri byita ngo abantu b'imitima ibiri, ngo ntibashobora kuzagira icyo bahabwa n'umwami Imana. Rero icyambere nababwira, banza ujye muri iyo nzira nziza, umutima wawe nawe mubanze mwemezanye yuko aho ariho hantu heza. Niba ugifite imitima ibiri, ibi mvuga ntago wijya mu ngamba, izo ngamba urabubeshye, kubera ko uracyafite imitima ibiri. Muribuka umugore bitaga Orupa nubwo rero Orupa yari umugore w'umuhungu wa Naome, yari yararongowe, ariko aza kugira ibyago, umugabo warapfa, ndetse n'uwo bari bavindimwe nawe arapfa. Ni ukuvuga ngo hasigara abapfakazi babiri, Rusi n'uwundi bitaga Orupa. Noneho barangije, igihe kiza kugera, nyirabukwe aza gushaka gusubira iwabo, ko bakomokaga i Betelehemu i Buyuda. Noneho haza kubamo kuvuga ati rero, nyirabukwe aravuga ati rero, ubwo ndenda kubabwira icyadufasha, reka tube turetse ko strategy twazize, reka nzihorere mpere ku kibanzirizwaho. Arangije aravuga ati rero, nyirabukwe aravuga ati rero, ngende ndagusubira iwacu. None rero murabizi yuko mwambereye abakobwa beza, mwemera kuba abakazana banjye, ariko byabaye ibyago, abahungu banjye barapfa. None se murankurikira, simfite abandi bana nzaba bashyingira. Ikiriho rero, mwigumira iwanyu, noneho muzagira n'amahirwe mushaka abandi bagabo. Babanza kwanga, ariko arabahata, arakomeza arabahata. Abahase nenda kubabwira ukuntu byari bimeze. Nubwo bari bose bari bararongowe, ariko bari bafite ukuntu babibona, babonaga abayuda. Bari mu rugero rwiza. Orupa arabyumva, koko yumva nasubira iwabo azashaka abyare, yego. Aravuga ati ibingibi biraruta hehe gukurikira uyu nguyu. Atoke ngo asoma nyirabukwe asubirayo. Reka uze wumve rero undi wasobanukiwe neza, akamenya kuba umuyuda icyo bivuga. Abwira nyirabukwe ngo ntiwongere kunyingingira kugira gute kugusiga. Kubera iki? Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Ubwo atangiye kumubwira impamvu nyamukuru adakomeza kumwingingira, impamvu nyamukuru y'amahitamo ye. Ngo icyambere, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Icya kabiri, aho uzajya ukaharara yaba muhehe niho nanjye nzarara. Rero ikizagufasha niki? Banza usobanukirwe ahantu uhagaze, umenye ibyaho, umenye ibyaho byiza byaho. Numara kubihagararamo neza, nta kindi kintu cyiza kikubwira ngo byagenze bitya, dore rero uranakuze, use buri uciye muri iyi nzira ntibyacamo, washomereye, usubonye okaziyo. Ibyo ngibyo biroroshye cyane kubibwira ngo muceceke, kuko ibyo muvuga mwinyingingira rwose, kubera yuko amahitamo ngenda yafite. Rero ikizadufasha ntatinze, tubanze dusobanukirwe agakiza uhagazemo, umenye ibyiza byako, umenye ko uzajya mu ijuru, umenye yuko uzabaho iteka ryose, umenye yuko wakize umuriro w'iteka, umenye ibyiza byose biri mu gakiza. Bizagufasha kugira gute? Gukomera, ukaba muri iyo nzira utaguye.
utayivuyemo, uhuye n'ibyo uruhuramo nabyo byose ukabicamo nk'uko Rusi yabiciyemo, nta kumwingingira, nta mpamvu yashakaga yo kumwingingira, kubera ko yari amaze gusobanukirwa Imana y'Abayuda, kandi murabizi ko yagezeyo akayibona koko, ntabwo yabaye Imana imutenguha, yagezeyo koko bicamo. Imana ibaho umugisha. Amen. Arakoze cyane. muyakome neza kabisa. Ndayibutsa ko ibi byose ni ukugira ngo dufashanye twese nk'urubyiruko gusobanukirwa uburyo dushobora kubaho ubuzima bwejejwe kandi turi mu isi yanduye. Iki kibazo ngiye kukibaza Arsene Tuyi. Impamvu ngiye kukimubaza ni uko hari utuntu dukeya muziho, kuko umunsi wa mbere tumenyana hari aho twahuriye. Rero buriya hari umuntu wigeze kumbwira, buriya ntuzajya gutereta umukobwa ngo ahantu hambere muzahurira harakonda, ahantu hambere muzaba muhuriye nyine umumenya harakonda ku buzima bwe, nyine uwo ari we harakonda. Nuko yambwiye, ubwo niba yarambeshye ntabwo mbizi, ariko yarabimbwiye. So impamvu ngiye kubivuga nuko nanjye ari ahantu hambere twahuriye na Arsene. Njyewe nari nsanzwe muzi nyine nk'umusitari, ariko we ntabwo yaranze, sibyo? Hanyuma umunsi wa mbere twamenyanye tukibwirana, twamenyaniye ku karago. Ku karago murabyumva? Ku gasambi turimo dusenga, urabyibuka? Turimo dusenga, hanyuma dusoje tuza kwibwirana, turamenyana, duhana contact. Kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi turi inshuti. Amen. Mwabikomera amashyi. Amen. Rero aho icyo kintu gifite icyo gisobanuye, kumva umuntu w'umusitari asubira inyuma akajya ku karago. Ku karago apana, ndabyibuka twari turi no ku karago, nta nubwo ari tapi, ni ku mukeka, sibyo? Icyo nshaka kumubaza ni iki, kuko Arsene Tuyi ni umusitari, ngira ngo mwese mumuzi nk'umusitari nyine, sibyo? Ariko ikibazo nshaka kubaza, birashoboka yuko umuntu urubyiruko abenshi baba bifuza kuba abasitari, bifuza kuba abantu bakomeye, birashoboka ko umuntu yaba umusitari ariko akabaho ubuzima bwejejwe? Birashoboka. Gute? Okay, murakoze. Ikintu nemera nuko Imana twizeye ni Imana y'umwuzuro, ifite byose, ifite nyine ibyandi bajya bavuga ngo full package, ifite package yuzuye. Iyo wamwakiriye ntagazamo igice bavuga ati ngiye kugenda kuri tuno utundi ntureke. Ikintu nemera, Imana ngo ifite ubushake ndetse ifite n'ubushobozi. Iyo wamaze kwizera, umaze kwemera Kristo nk'umwami, ndizera ko hari iyo niyo ntambwe ya mbere. Ariko nanone hari ikindi kintu bita amahame, yigeze kukivugaho. Amahame arakora. Njya nibuka ngewe nakuze nta babyeyi ngira, reka mbaho ubuhamya gato biraza kumfasha gusubiza ikibazo neza. Namenye ubwenge nta mubyeyi n'umwe mfite. Uwanyuma yapfuye ku myaka 4, undi yapfuye mfite amezi 2. Urumva ntago ubugize umwanya uhagije wo kubana nawe. Nabaye mu miryango, nabaye umushumba mwiza, nzi icyo bita kuragira nk'icyo bivuze. Ikindi kintu nzi icyo bita kurwara amavunja. Ivunja atari ryari ndirimo urwara ngo bahandure, hamwe bagushyira mu mazi bakajya bahungura nk'abahungura ivumbi. Wenda ubwo tuzabifata tugire ubuhamya bwabyo ikindi gihe. Ariko aho hantu hose nigishijwe yuko Imana ishobora byose. Nakuze mbwirwa ko Imana ishobora byose. Ndabyibuka najyaga njya kuragira, nicaye inyuma y'inka, nkajya nirirwa ndirima indirimbo zo mu bitabo. Ntago ari ukuvuga ngo nuko nari mbizi, nuko nabibwirwaga igitabo cyari gihari ngisoma, ariko nari nkiri umwana ntarabifata. Ariko muri ibyo byose Imana ingirira neza. Iraza bya bindi handi gukura inyuma y'inka, ikakugendesha ahantu nawe utaruzi. Icyambere kimwe mu bintu navuga byatumye nkipinga bimwe mu byo namenye, si ukuvuga ko hari ibyo ntatsinzwe. Hari ibyo nagiye ntsindwa, ariko uko biri kose ibyo natsinze nabyo byabaye byinshi. Icyambere ni ukwemera ko ubwawe udashobora gutsinda, ko ahubwo utsinda uri kumwe na Yesu.
ikindi kintu ugashyiraho amahame. Nashyizeho amahame ndavuga nti natangiye kwibana mfite imyaka 8 mba njyenyine, nakoreraga amafaranga, nari mfite amafaranga ku myaka 8. Ndabyibuka natunze telefone abandi batarazimenya, bazi ko kubipa kugira ngo umenye ko telefone yaciyemo umuntu akubwira ngo allo, umenya ko ari bwo yaciyemo. Urumva nta kibazo nari mfite, ariko nari naravuze ko iwanjye nta mukobwa uzahakandagira ari wenyine. So kuvuga ngo nukwanga ko bansura ari wenyine. Ibyo bintu byikizemo kuva kera. Mfite mushiki wanjye niwe nita nka mama, yaranyizeraga, arambwira ati Arsene ndashatse, ashaka kunjyana, nabwo ntago njyana, ariko arambwira ati ndakwizeye. Mba mu nzu njyenyine gutyo kubera amahame nashyizeho, ndavuga nti nta mukobwa uzigera nsura, n'urugero rwo muri Bimwe ntawe uzansura ari wenyine. Na Bibiliya irabitubwira neza, tutagiye na kure. Bibiliya iravuga ngo icyaha baragihunga, ntago urwana nacyo. Baravuga ngo resist the devil ariko flee from sin. Icyaha ntago ari ikintu. Holiness ni ibintu uko tubyemera n'urugendo. It's a process. Nta muntu ubaho wavuga ngo ngewe ndera byararangiye. It's a process. Kuko hariwo na Bibiliya avuga ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'umaze kuwambura. Turacyarimo ni ikintu. It's a process. Uko ugenda ugira ni ibintu biri practical. Ukavuga ati bijyanye n'iki ngiki sinzakora iki ngiki kubera kino ndabizi faiblesse yanjye iri hano. Icyambere ni ukwimenya, ukamenya faiblesse yawe, ukashyira amahama aho hantu. Ikindi kintu ntushake, hari abantu bajya bavuga ngo ngiye niyo yansura, it's okay, ngiye ndiyizi ndakomeye. Ibyo ntago bibaho ku cyaha. Umuntu yagusuye, gira ibyaga imvura igwe, sinzi biraza kuba. Shyiraho amahame, free from sin, ariko we Satani wo kumurwanya, it's okay. Ikindi kintu ni obedience. Icyambere kubaha. Hari ibintu abantu bagenda batubwira tukabifata, biriya ni amahame, ni ibintu bashyizeho, ariko gerageza ugira ibyo wubaha. Niba umushumba akubwiye ati bino na bino, shyiraho nawe ntuze uvuga ati ibyo yambwiye bino ndabyubahiriza muri ino. Ntubikore kubera basi wowe, ubikore kubera abantu bagukuriye. Ikindi kintu habamo abantu wizengurutsa nabo, abantu hura cyane cyane inshuti zawe cyane. Njya nibuka niga muri universite, ngiye nkunda guseka, nkunda n'abantu bansetsa. Nanjye aho ndimba nkunda kuba twasetse, ariko haraho nageraga ibiganiro bakabihindura. Nta kintu nababwiye kubera bazi ka Arsene nje, bakabazi ko turaza gutera story, ariko hari story tutari bugire nye, hari ukuntu tutari buze kuza kurengera. Gerageza ugire surrounding yawe. Nk'ubu ahantu ntuye abantu bose baramuzi, ngiye bakunda kunyita umwana wa Masasu, umuhungu wa Masasu. Icyo kintu cyonyine uzi ko kindinda atari kuvuga ngo umukristo. Icyo kintu cyonyine kubera ko abantu bamenye ko ndi umukristo, ndi umwana wa Masasu, hari ibintu ntashobora gukora. Hari ibintu ntashobora gukora bitewe na surrounding yawe n'abantu mubana cyane, kubera bazi ko ndi wahariya. Hari n'igihe mba numva mbishaka we, nkavuga ni nanjye bino nakabaye kuba mbikoze, ariko simbikore kubera icyo kintu, kubera ukuntu banzi. Gerageza mbere y'ikindi kintu, ishusho yanavuze neza, ikintu umuntu mubonyeho bwa mbere nicyo kintu cyane cyane gikomeza kukugarukamo. Twahuriye ku karago, yego, ariko se nyuma yabyo birashoboka ko hari n'ibindi wenda byagiye biba nyuma yabyo, ariko ishusho ya mbere wambonanye na n'ubu ngubu niyo ukigenderaho. Gerageza ahantu surrounding yawe uyereke weho nyawe, bajye bavuga bati uyu nguyu ni umukristo. Uko hari n'abazakurinda, akurinde gukora icyo kintu atari ukubera ko utari no kugikora, atinye kuba yabikubwira kubera ko azi ko urumu aho ukora, atinye kukubwira ati turye ruswa kubera azi ko uri umukristo. Kandi yabikubwira wabuze nawe uhera, nawe bizakwima amahirwe y'ahantu umuhera umubwira ati tubikore gutya. Ikindi cya nyuma, nabonye akantu keza kanditse hano, ubusabane. Tugirana ubusabane na Mwuka Wera ndetse n'Imana. Ndizera ko n'ibindi bizagenda biza. Thank you. Amen. Arsene arakoze cyane, Imana imuhe umugisha, ngira ngo abashaka kuba abasitari mwumvishije. Amen. Ikindi kibazo ngiye kukibaza Pastor, wenda turimo turavuga kwezwa, ubuzima butejejwe, ubwejejwe, hari umuntu utari kubyumva neza. Ese Pastor, watwereka ishusho y'ubuzima bwejejwe n'ubutejejwe? Ese birashoboka ko umuntu ashobora kubamo hagati y'ubuzima bwejejwe n'ubutejejwe gute? Murakoze cyane.
ngo ubuzima bwejejwe n'iki? yego twereka ishusho yabwo muri make. Ubundi reka mvuge ibihamya, mvuge ko bihamya. Cya mbere ni uko umuntu wejejwe ni uko ahamirizwa n'Imana, yuko Imana imwemera, iramuhamiriza n'umutima we. Ariko ikindi cya kabiri ni uko Imana yashyizeho abantu baduhamya. Actually buriya umuntu wejejwe cyangwa se ubaho ubuzima bwo kwezwa ameze nk'imfura y'u Rwanda. Iyo tuvuga ngo ni abantu n'imfura, ni uko tubibonera mu ngiro, mu mivugire, ureba inako mu mikorere yabo, tukaba tubaziho ubuhamya bwiza. Rero usibye kuba Imana imuhamya n'umutima we ukamuhamya, n'abantu bamuzengurutse bamuhamya yuko ari umuntu umukiranutsi cyangwa se wera, ubaye mu buzima bwo kwera. Ubuzima bwo kwera rero ni iki? Ni ugukiranuka ku mahame y'Imana. Nabivuzeho harejo kuri amategeko. Reka ubwo mugiye kuvuga ati pasiteri twebwe tugengwa n'amategeko ko Kristo yadupfiriye, ariko buriya hari amategeko, ari itegeko ryitwa itegeko ry'urukundo. Itegeko ry'urukundo ndetse n'itegeko ryo kubaha, donc itegeko ryo gukunda Kristo no gukunda abantu, ngo niho amategeko yose yuzurira. Icyo rero gishatse kuvuga iki? Gishatse kuvuga yuko iyo ukunda umuntu wigengesera ku byo yagusabye kugenderaho, ku maprincipe ye. Hari amategeko y'Imana mu rukundo rwa Yesu, muri bwa buntu harimo itegeko ry'umwuka. Itegeko ry'umwuka ntabwo rikuraho amategeko, ano mategeko yanditswe muri Bibiliya. Hari atatugenga, ntabwo turi imbata yayo, ariko mu itegeko ry'umwuka harimo kutiba, kudasambana, kutica, na biriya byose, kutabeshya. Iyo niyo standard y'Imana. Donc ni ikigero Imana ashyizeho umitinze. Okay, ubundi tuvuga ko umuntu yacumuye bigenze gute? Iyo ugerageje gusobanura iryo jambo gucumura cyangwa se gukora icyaha, ni nko kubona, urabona ihuriro rya ziriya nshinge ziriya saha hariya. Abazi ya mikino yo gutera uducumu, ni muri tageti. Haba hari akantu k'akazingu tugomba gupimamo rya cumu tugahamyamo. Actually gukiranuka, holiness, ni nko guhamya muri ya tageti. Gukiranirwa ni uguhusha tageti, ushobora gutera ku ruhande cyangwa se ntunagezeyo. Kudahamya muri tageti, tageti ni iki? Hahandi dupima kagacumu kuri twebwe ni amahame y'Imana, ni amategeko y'Imana. Kujya hanze yayo, kudahamyamo, guforinga short cyangwa se kutagezayo ubuzima bwawe ngo ubuhitingeyo, bugezeyo, niko gukiranirwa. Ubutakaje holiness, kubera ko holiness nyine igendera ku guhamya kw'Imana, ku guhamya kw'abantu. Reputation, abantu bo ntabwo ari parfait, ariko kandi Imana idusaba kugira ngo tugire ubuhamya bwiza. Hari abantu bajya batubwira ariko ngurumva ngo mureke abantu bavuge, ngo bavuge ibyo bashaka. Bibiliya yemera yuko abantu bakwiriye kuba abahamya. Ukwiriye kuba umukiranutsi mu maso y'abantu. Ibi bintu mwirirwa mubona kuri YouTube ngo care your business, ngo mind your business. Uziko njya mbabwira cyangwa ngo you are my business, so therefore I have to mind about you. Kuko itorero ukuntu Imana yaryubatse, ntabwo yaryubatse mu muntu muri sengreto, oya, yaryubatse ari umubiri ugizwe n'ingingo. Nimba
wiyama abakristo ngo be kukuvuga be kukurega ngo baguciriye urubanza, ufite ikibazo. Kubera ko bene data ni abantu bo kuduhamya. Dukwiriye kubakiranukaho no gukiranuka ku mahame ya community tugenderaho, nimba ari za tempo tukagendera ku mahame ya community, ariko kandi cyane tukagendera ku mahame y'Imana. Kujya hanze y'amahame y'Imana rero niko actually gukiranirwa. Gukora amahame y'Imana n'amategeko y'Imana n'iby'Imana itubwira tukabyumvira tukabyubahiriza n'ubuzima bwejejwe. Ndagushubije? Nimba kandi utanyuzwe wongere nakubajije na be ivuga ngo ese birashoboka ko umuntu yabamo hagati muri ubwo buzima buteje? Okay. Birashoboka. Kwezwa ntabwo ari wholesale, ntabwo ari packaging. Kubera ko ushobora kuba uri ukiranutse kuraka, ariko kandi ko ukaba ugistrugglinga nacyo. Ndakomplete nababwiye gutsindishirizwa byo ni wholesale, ni ikiranguzo. Tuba tubaye dutsindishirijwe mu maso y'Imana. Abyumvishe? Ariko kwera ni urugendo. Actually kwera ni resulta y'agakiza. Kuba Yesu yinjiye mu buzima bwacu adukangurira. Mwumve Abaroma ibice 6 umurongo ndibaza ari nk'uwa 4. Impamvu twishushanya n'urupfu rwa Kristo ngo no kugira ngo dushushanywe no kuzuka kwe, tuzukane bwa bwiza yari afite. Mu gihe rero umuntu amajije kwakira umwami Yesu, babisaba kugira ngo yemere apfane na Kristo, noneho kugira ngo asangire kuzuka na Kristo. Ariko kwera nibyo navuze ngo ni urugendo ndetse ni n'urugamba, aho umuntu arwana n'ibyaha. Niyo mpamvu zizi ngamba nahoze mbabwira ngo strategies to grow and sustain your holiness. Ingamba zishobora kugufasha gukuza. Urumva ngo nimba ari ikintu gikura ni ikintu cya process. Rero uyu munsi ushobora kurekaka, ejo ukarekaka. Reka mbaho gatoya. Ngizwa bwa mbere narakijijwe ndarira cyane, nari nkirijwe hariya muri Apebu mu kigo cy'ishuri. Apebu barambwiriza ndakizwa ndarira, numva ndi umunyabyaha, Imana iranyica ahubwo. Ariko ndangije mvuye aho muri uwo mugoroba ndagenda ngira ibihe byo gusenga byanjye njyenyine. Mu igitondo cyaho nasubiye ku ishuri nyine, ubwo hari nka dimanche. Muri icyo cyumweru naragerageje ndiyumanganya, kuko muri Apebu ubundi nari umusitari. Muri Apebu nari umusitari, nari nkubaganyi première catégorie, ceinture noire, ku buryo na directeur yavaga muri biro akaza kunyihanangiriza muri class. Birangije ngerageza kwiyumanganya muri icyo cyumweru, ndwana n'ibintu ndwana. Abantu bakazajya banyegera ati ariko warwaye. Ati nibyo koko kubanza ndwaye. Ni ukuri kuko nari narwaye, kuko ko hari impinduka zikomeye cyane mu buzima bwanjye icyo cyumweru. Ariko icyumweru cyarangiye kubera ko ntigeze mbona follow up, ntigeze mbona umuntu nkurikirana, bisa naho nari natangiye gucika intege. Ariko numva ngo hari abantu b'abateka bo kwa Gitwaza ngo baje aho ngaho hafi aho, bari baje aho ngaho. Numva ari nk'abateka mutwe, reka njye kwa Gitwaza mu mateka mutwe. Numva nshaka gusenga, ariko ndabaza ADPR sinayijyamo. Ubwo ni impamvu zanjye bwite, numvaga ntayijyamo. Nabonaga mbarenze, mvugemo gato, nabonaga mbarenze. Noneho ndangije sinajya muri ADPR, ndavuga ngomba kujya gusenga. Ariko kandi sindi busubire i Roma, nabonye i Roma nta kintu hakimfasha. ADPR nayo ndabona batari ku rwego rwanjye, reka nigendere njye gushaka revival church. Ndagiye kwa Gitwaza, ariko nkazajya numva Gitwaza no muteka mutwige. Ubuse ndajya mu mateka, ariko reka ngende ndebe idari uyu muntu dufite n'amazina ajya kwitirana, kanje kumureba. Kandi nuko natekereje, sohoka mu kigo njya gusenga. Nagiye mu gitondo, ariko nageze mu rusengero saa 5, nsha mu nzira ngaho muri bahitaga ngo iki kwa Roza, nshaho ngaho muri biyari, nsha mu tubari, inzira zose aho ngaho mu makaritsiye, mu maduka, mpagarara. Ariko saa 5 nongera kugera mu rusengero.
mpagera barimo barabwiriza neza, ako kanya ndongera ndakizwa. Umugoroba nakijijwe uwo munsi, ni uwo mugoroba ariko ni uwo mugoroba. Uwo mugoroba nanone narongeye ndagenda nywa mubimba, nongera ngwa primus. Umva ukuntu byagenze. Naratashe, ntashye mpahura n'umutipe w'inshuti wa classmate twiganaga, w'umudemobe, yari umuntu w'umutonto w'umugabo w'umukuru, amini twubaha twese. Arangira ati icara baguhekamo. Ntaranda ati ubu se ndabigenza, mburaho mpera muhakana mubwira ngo nakijijwe, mbura n'impamvu, aranigaramira neza, ndicara ndariwe. Ariko mva aho ngaho mbabaye cyane. Wabyumvise? Aho niho nashaka kugera. Ariko umubabaro navanye aho ngaho watumye kuwa kabiri waho nsubira mu rusengero, kuwa gatatu nsubirayo, kuwa kane nsubirayo, kugira ngo nazongera kunywa inzoga. Kuva icyo gihe ubuzima bwanjye ntibwonge, sinigeze nongera gutestinga ku nzoga, sinigeze nongera gutestinga isi. Ubuzima bwanjye bwarahindutse. So sometimes rero hari igihe umuntu agrowinga, nta hagati ku bijyanye n'agakiza, nta hagati harimo. Ariko mu bijyanye no gukiranuka no kwera ni process. Umuntu atsinda iki, akongera agatsinda iki, ariko mu kimenyetso kimwe gihoranwa n'umuntu wese wakiriye umwami Yesu by'ukuri uri mu rugendo, nuko atera intambwe uko bukeye nuko bwije. Nubona uri stagnant, nubona umuntu udendeje utava aho ari, ujye umenya yuko uwo muntu rimwe na rimwe ashobora kuba ataravutse, ashobora kuba ataravutse ubwa kabiri. Ariko umuntu wese wavutse ubwa kabiri ntabwo atinda muri struggle z'ibyaha, keretse iyo atavutse cyangwa se akaba yabuze n'abantu bamufasha mu buryo bw'umwuka. Murakoze cyane. Kubera ko tubona amasaha yaducitse, reka tutangire twakira ibibazo by'abandi. Hari ibibazo natangiye kwakira, sinzi niba nawe ari byo utangiye kubona. Ntekereza twari tugifite ibintu byinshi byo kubabaza, ariko igihe ntabwo kitworoheye, kandi ntabwo twifuza ko tubabaza ngo bene data tubirengagize. Reka rero tunyuremo mu bibazo bagiye baduha. Ikibazo kiravuga ngo pastor yakomoje ku myitwarire y'umuntu wejejwe. Ese imyambarire ihari muri iki gihe ku rubyiruko ni iki ijambo ry'Imana rivuga ku myambarire y'umukristo wejejwe? Ni njyewe ampaye nkawe. Imyambarire, reka mbabwire, Bibiliya hari ikintu ivuga ku kurimba. Icyambere yavugaga ku mirimbo y'inyuma, ariko avuga no ku mirimbo y'imbere, yuko abantu bakwiriye kwirimbisha ingeso nziza. Ingeso nziza, mwumve neza, ziba imbere akenshi. Mwanyumvishe? Ariko ikintu kiri imbere gikwiriye gusesekara inyuma. Actually, iyo umuntu yambaye ubusa mu mutima, yambara n'ubusa ku mubiri. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu no mutima nta kirimo. Iyo umuntu abayeho ubuzima bwo kugira imyambarire mibi. Kubera iki? Umutima wacu ufite kwimenyaho ikibi. Iyo rero izo standard ni nko kuvuga ngo ni nk'ama codes. Iyo code zo mu mutima zacicaguritse, zacitse, zabaye deshire, niyo mpamvu ushobora kubona kwambara imyenda icitse, ayama deshire mwirirwa mwambara, ntago ari ikibazo kuri we. Ntabwo abona iki kibazo yuko umubiri we itako rye riri hanze, ubuzima donc yambaye ipantaro iragaragaza boxer. Ubwo ndaba straight ku bintu, kuri cases zihari. Imana rero ishaka yuko ivuga yego kuri iyo myambarire y'ingeso nziza, ariko kandi ivuga no kuba ibintu bitaduteye isoni kandi bitagusha bene data. Murabyumva? Ibyo rero ni standard z'Imana. Iyo wambara imyenda, ubundi umuntu wakira umwami Yesu yagakwiriye kuba yumva umwuka wera avugana nawe ku kintu kijyanye n'ibyo yambaye. Kamwe atari ko wambaye nabi, akamusobanura, akamubwira, akabireka. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko mu by'ukuri
Bibiliya iravuga ngo twihesha agaciro nk'abagabura ibyayo. Kubera ko dufite amabanga y'Imana, ni byiza yuko ubuzima bwacu twihesha agaciro, utubonye akatubonamo agaciro k'umuntu ugabura ibyayo. Reka mvuga ikindi kintu nsoza. Ntabwo agakiza kaguma imbere gusa, kasohoka n'inyuma, nibyo nari mvuze. Bibiliya iravuga ngo nuko uwo mugore ngo yari yambaye umwambaro w'abamaraya. Murabizi? Uwo mugore muramwibuka? Yagiye yihisha ngo ariko ngo yambaye umwambaro w'abamaraya. Nuvuga ngo hari umwambaro w'abamaraya, etikete, identification, ni identite. Yuvuga ngo uyu muntu wambaye gutya, kuvuga yuko wita ugenda ukaba wamunegosiye ibiciro, ntabwo uri mu makosa, kubera ko yambaye nk'abamaraya. Ibyo rero biratwinjiza kuki? Niturebe hano ku isi, maraya yambara iti? Nimba uri umukobwa, menya ko udakwiriye kwambara nk'amaraya. Nimba uri umusore, menya ko ukwiriye kutambara nk'amaraya y'umusore cyangwa se nk'umupfubuzi, kwigira ibintu utamenya. Mujya mubibona amapantaro mwara yazinze yose asigaye agarukira aha ngaha, nta n'isogisi ririmo, kandi yose akaba abanye afatiriye ku buryo no kuyikuramo bahamagara abagabo n'abagore bagakurura intambara ikarota. Ariko cyane wenda ne kutinda kuri iyo da, ariko se uragaragaza ubwambure inyuma aha ngaha, pourquoi? Uragaragaza ibituza hanze, ngo uri umusore bogari, uragaragaza agatuza, impweme ziri hanze, agatuza kari hanze, pourquoi? Iyo urebye ikigusunika muri ibyo ngibyo, ni ukubera uri umunyamubiri. Ni ukugira ngo ugaragaze ko uri umusore w'ibigango, ugaragaze shenete wambaye, buriya n'ubwibone. Shenete nimba uyambaye rimba, yego ntabwo mbabujije, ariko ushobora kuyambara ukanambara neza ugafunga. Simvuze ngo unigirize nk'uko nigirije, ariko ushobora kwambara nk'ube wambaye. Reka mpiniraho iby'imyambaro twabitindamo hano, ndabizi biba mu mitima y'abasore n'inkumi, kuko ntitubyemeranya. Buri gihe ibyo mvuze turahabanya, ntabwo tubyemeranya, ariko nzabivuga kugeza gupfa. Arakoze cyane pastor, n'ubundi bibazo biri kuza n'ibyawe niwe bari kubaza. Hari umuntu wabaje ikibazo, ntabwo bijyanye cyane ariko bijyanye n'ibyo wigishije. Yabajije ngo ese ku muntu ukijijwe yemerewe gukundana? Ese niba bitemewe, uramutse utandukanye n'uwo mwakundanaga, ntiwaba ubaye imbogamizi kuri uwo? Ese ntimwakundana ariko mudasambana, bityo ukamuhindura? Murakoze cyane. Uyu muntu abaje ibibazo byinshi kwera. Icyambere, gukundana nk'abakristo, munyumve neza, biremewe, byemewe. Kubera iki? Reka tugaruke ku mpamvu yo gukundana. Bibiliya impamvu yonyine yemera yo gukundana, ni ugukundana kugira ngo abantu babe umugabo n'umugore. Mu kintu gitangaje, buriya Bibiliya nta hantu ivuga kuri fiançaye itari ufite mu mafiançaye, nako ntabwo ivuga muri relationship, ntabwo ivuga copinage, ivuga relationship yageze ku rwego rwa fiançaye, ndetse bakoze na dote. Mwabyumvise? Niba ngo izindi relationship z'umuhungu n'umukobwa ku bantu bakiri abana, ikindi niyo baba ari bakuru badafite objective yo kubana, iyo relationship ntiyemewe. Relationship mvuga ni relationship irimo urukundo rwitwa eros. Mwabyumvise? Ntabwo ari urukundo rwa friendship. Bashobora kuba inshuti ariko kandi not best friends. Munyumve neza, sexe opposé ku bushakashatsi nakoze, naje gusanga idashobora kuba pure hagati y'umukobwa n'umuhungu bari single ngo babe best friends, biri pure. Ibyo bifite pourcentage ya 5% kuba bishoboka. Ni byiza yuko urubyiruko ruba aware yuko iyo pourcentage ya 5 batayiribeyingaho cyangwa se batayizera cyane, kubera ko akenshi bitangira ari best friend bikarangira ari bad friends. Nabyumvishe?
bitangira ari inshuti gusa ariko bikarangira ari inshuti zo mu buriri. Rero relationship iremewe mu gihe igamije gukundana. Nimba yabajije kuri bya bintu navuze, nimba ukijijwe mukaba mwari muri kumwe n'umusore copain w'in copine udakijijwe, mureke period. Kora ko ntabwo akwiriye gukizwa kugira ngo mugumane muri relationship. Ntabwo abakijwe kubera akijijwe ahuye na Yesu, abakijwe kugira ngo akugumane cyangwa agumane nawe. Bivuga ngo ni byiza yuko ako kanya ntabwo dusepara relation gusa twari dufitanye na Satani, dusepara na relation twari dufitanye n'abakozi ba Satani mu buzima bwacu. Nimba mwakoranaga ibibi, stopa your relationship. Ariko niyo mwaba mutabikoraga, menya yuko bitemewe gukundana umukristo n'umupagani, nta mugabane bafitanye. Urwandiko rwa mbere rw'Abakora ibice 6 bavuga ngo umwijima wafatanywa gute n'umucyo? Beriyari ahuriye he na Kristo? Niko n'uwizera ntaho ahuriye n'utizera. Mu gice cya 7 mu murongo wa 30 na kangahe aravuga ngo niyo mpamvu ngo umuntu washakanye napfusha umuparteneri we ngo azongera ashake, yemereye gushaka, ngo ariko agashaka umwizera mugenzi we wundi. Bivuga ngo Bibiliya ntabwo itwemerera gushakana. Nuvuga ngo relationship yose nababwiye ngo igomba kubiganisha ku gushakana. Bivuga ngo rero nimba mutazashakana kubera ko ari umukristo, nta nubwo mukwiriye kubana muri relationship. Icyanyuma yavuze niki? Eske ntibashobora gukundana badasambana? Yanamuhindura. No. Ntabwo uri Yesu. Ntabwo ari utanga agakiza. Hari ikintu bajya bavuga ngo ni PCM. Preach him, convert him and marry him. Oha. Ngo nzamubwiriza, muhindure, murongore. Cyangwa se ndongorwe nawe. Ibyo ntabwo ari byo. Akenshi kubera amarangamutima siri tubakobwa mujya mugwa muri iyo mitego. Umusore ndajya nkumenyeshe ko azakora ikintu cyose gishoboka ku buryo azakubona, ariko nakugeza iwe. Be ready to pay the price. Ujye witegura kwishyura ikiguzi cy'ibyo uzasangayo. Hari umusore wabigenje utyo mu gitondo nimugoroba bageze mu cyumba, umukobwa agiye kubona atangiye gukuramo amakaziye munsi y'igitanda ya Primus na Msteri, atangiye kunywa. Bati n'umusesheri bigenze gute? Ariko nakoze ibyo wansabaga kandi nagutsindiye, narabatijwe, naraje mu rusengero nkora ibyo bansabaga byose, none rero aka kantu nanjye ndagakunda. Rero niyo mpamvu ntabwo waremewe guhindura umuntu kugira ngo mukundane, oya, ahubwo waremewe kugira ngo umuhindurire Kristo. Ntabwo tubwiririza abantu, ntabwo dukundira abantu, twebwe tubakundira Kristo. Nimba urukundo rwawe ukunda runaka rushingiye kuba umwikundiraho kugira ngo umubwirize ku bwawe, ntabwo ari motifu y'Imana. Motifu y'Imana ishaka yuko tubabwiriza kugira ngo baze kuri Yesu, apana kuza kuri twebwe. Imana iguhumuje. Murakoze cyane. Iminota yacu yatujyanye kandi ndabona message zikomeze kuba nyinshi kubera iyo mpamvu reka ziriya nimero bazikureho kugira ngo batangira kohereza ibibazo. Tubanze dusome n'ibindi mubisubize, wenda ikintu mwadufasha no kubivuga mu ncamake kugira ngo birangire. Hari ikibazo kivuga ngo urubyiruko rwinshi rwibaza niba urukundo rushingiye kuri Kristo rushoboka hagati ya babiri, umuhungu n'umukobwa. Bishoboka bite pastor? Urubyiruko rwinshi rwibaza niba urukundo rushingiye kuri Kristo rushoboka ku bantu babiri, umuhungu n'umukobwa. Reka mbabwire, nabibabwiye yuko best friends nyine bidashoboka kubera ko harimo temptations nyinshi, harimo ibigeragezo byinshi. Wazamura ino microphone ko numva sinzi ibibazo byaje mu ndumviye yavuze gahoro cyane, ijwi ryanjye rya saraye. Rurashoboka ariko ruragoye ndetse nta nubwo ruryoha. Munyumve
icyo nshatse kuvuga ofete icyo nshatse kuvuga ngo urukundo rushingiye kuri Kristo ni ukuvuga ngo ni pure relationship cyangwa se holy relationship ni ukuvuga ngo ni relation, ni ugukundana ariko bejejwe kandi bakiranukira Imana. Iyo abantu babiri bakundana, mwumve basore n'inkumi, murabizi yuko akenshi mubatante gufatana, sibyo? Agatoki ku kandi, ku rutugu, murabyibuka? Nimwibuke twahag, iyo muherekerezanye nimugoroba, umugejeje iwe umudropinze kuri moto n'undi kuri moto, mugezeyo uramuhobeye kugira ngo musezerane. Mwumve ya rukuruzi nababwiraga. Ntabwo guhoberana ko abantu bakundana kumeze nko guhoberana kw'abandi bantu basanzwe. Abashaka kugira ngo akugumane. Bakobwa, ndagira ngo mbibutse umutungo uri mu gituza cyane. Uri tempting. Ni ikigeragezo. Niyo mpamvu uko wemereye ko akugundira, ntabwo aguma ari soba, ntabwo aguma yezwa, ntabwo aguma mu ndimi. Mwabyumvishe? Umubiri urareactinga. Rero niyo mpamvu abantu bakundana by'ukuri bashaka gushingira kuri Kristo. Let me tell you, iyo relationship ntabwo iryoha. Kubera iki? Harimo principe nk'izi, no single girl in my house. Iyo principe turayisangiye. Nta mukobwa ujya ugera iwanjye ari wenyine. Urumva ibyo bintu bitababaje? Kugira sheri ariko ntabe yakandagira iwawe, kandi shahu muri iki gihe ari ibintu ari ibisirimu. Agomba kuza agasasa, uyarangiza mukarebana filime ari mu gituza cya Abrahamu. Nta kibi cyabaye, nta kibi cyabaye. Dore ubusirimu bwanyu nibwo bugiye kubica. Ngo ashobora kuza ngo mukarebana filime, ngo alorke, ngo rien, ngo nta kintu cyabaye. Nta kintu cyabaye. Mwitonde. Ibi bintu ndagira ngo relationship nuvuga ngo irashoboka ariko iragoye cyane. Bisaba kugira ngo guhoberana habemo intambwe 18 za magayane, murazizi. Guhoberana ni mu ntambwe 18, ariko twese tuba dushaka zero distance. Zero distance urayibagirwa iyo ushaka ubuzima bwejejwe. Zero distance murayumva? Komatana, kwegerana. Kubera ko imibiri irakururana, kandi iyo yegeranye ntago gukiranuka kuba kugihari, guhita utangira umubiri gucika intege. Ibi bintu mwita amakisi, gusomana n'ibiki byose, kubyigoma biragora. Kutajya kumusura ari wenyine, kudahurira ahantu hijimye, guhura muri public place, murumve uwo mugogoro. Bisaba kwiyanga ndetse no kwigomwa kugira ngo ishoboke, ariko irashoboka. Kubera yuko kubera ko amasaha yagiye n'ubundi message zakomeje kuza, ariko icyo dukoze dufunze connection, ubwo turazibona twageze mu rugo, mu rwego rwo kugira ngo twekonomize igihe. Hari ikindi nawe bakoresha. Okay, n'ubundi kiracyabaza pastor. Yashimiye abateguye igiterane ndetse ngo yaryohewe, arasaba ko byazakomeza bagakomeza gutegura ibindi nk'ibi ngibi kuko barimo kwigiramo byinshi. Yabajije rero aravuga ngo watubwiye ko ibyo kurya by'ubwami hari aho byahuriraga n'imigenzo ya gipagani, guterekera. None ko icyo kintu cyabayeho cyane ku bakurambere bacu, ndetse rimwe na rimwe hakabaho n'igihe n'uyu munsi bamwe muri twe bitugiraho ingaruka kandi nta ruhare twabigizemo. Ni iki twakora kugira ngo izo karande ntizidukoreho? Murakoze. Ego, reka wenda ngerageze, Imana imfashe mbe bref. Karande ziriho, imyuka ya karande iriho. Ibi byo guterekera wenda si ibi byo ba Daniel cyane cyane, ariko imigenzo yabo n'ibitambo batambye bishobora kukugiraho ingaruka. Dore ikintu usabwa, nabibabwiye, iyo ushaka kubohoka by'ukuri, wemera gupfa, gusangira urupfu na Kristo.
iyo uzutse uza ukuri icyaremwe gishya. Mwanyumvishe? Gupfa rero ni ukubamba kamere, ni ukubamba ibikurimo, ibirimo ibigutwara muri karande. Ngire ngutyo, ukeneye gukora iki? Ukeneye gusenga no kwiyiriza wowe ubwawe. Mwanyumvishe? Iyo byanze usanga umushumba wawe akagukorera deliverance. Ufite burya gukizwa ni kimwe, ariko deliverance ni ikindi. Umuntu ashobora gukizwa ariko akaba afite iminyururu imuboshye. Ni byiza ko ushaka umushumba wizeye, ukamubwira iby'iwanyu bagendeyemo, niyo waba utabizi wenda ukamubwira pastor ndashaka kugira ngo nkore deliverance. Hari umwana mu minsi yashize mperutse gukora deliverance, nsanga nyina niwe ubwiwe wamutambye, kandi nyina ariho, ni indaya ikomeye ibujumbura. Daimoni yari murimo, yari irimo irambwira ngo ntacyo dukoraho, twebwe uyu ni ugomba kudusimbu, uyu ni ugomba kungira mu mwanya, ari nyina urimo uravuga. Wumve ibintu abantu babana nabo bagendana nabo, kandi umubonye mu nzira n'umukobwa mwiza nta kibazo afite, ariko nkimara kumurambika ibiganza abadayimoni baravuza induru. Wumva ubuzima bwe yagendaga aba mu buzima atazi impamvu arimo arabubamo, ariko kubera karande ndetse n'ibitambo, uburyo nyina yamukoreyeho icyo gitambo, uyu munsi wa none akaba yarabayeho ubuzima bw'ibyaha atabizi. Shoti gusenga no kwiyiriza, kujya gushaka abashumba kugira ngo bagukore deliverance. Imana igumishe. Urakoze cyane. Reka ikindi kibazo nyibaze Prote, ntabwo ari cyo wohereje ariko nacyo n'umuntu wakiduhaye. Kiravuga ngo ku isi yanduye itubabaza mu buryo butandukanye cyane iyo ibabaza umubiri. Iyo ibabaza umubiri twambaye, ndetse uko kubabazwa k'umubiri kukagera igihe kutihanganirwa tukaba twatakaza icyizere. Ese birashoboka ko wabaho ubuzima bwejejwe nta cyizere ufite? Urakoze. Waba mu buzima bwejejwe kandi ufite buri icyo kintu uvuze mu ijambo rimwe udakomeje kukivuga nkaho kizinzitse cyane, ni ikintu bita igikomere. Mbisi iratubabaza. Buriya tugira ibikomere bitandukanye, nyine twagiye duterwa n'ibintu bitandukanye. Hari umuntu wavutse agasanga mu rugo iwabo niba ari abakobwa bagira umwenda umwe barimbana bajyana ahantu heza. Uwo muntu akavuka akabazi ngo niba bagiye bawubika ahantu wambarwa n'umugenzi ugiye kujya ahantu heza. Ubwo icyo ni ikibazo cy'imyambarire. Hari abandi bavutse bagasanga mu rugo kurya barya rimwe, noneho yasohoka hanze akabona abandi bana barimo kuva mu rugo babapakingiye n'ibiki. Noneho uko agenda kandi agomba kujya kwiga nawe n'abandi bana, ntamenye ibyo agakomereka, akamva nyine yakomeretse nawe arashaka kujya muri ibyo. Noneho urabashije ngo ese birashoboka yuko umuntu yaba akiranutse kandi yarahuye yafite ibyo bikomere? Birashoboka, ariko ntago biba icyo Kristo akora ni iki? Pastor yaratwigishije Yesaya 61 yaratwihanangirije, niba uri umukristo kandi mujye mwumva ikintu avugi buriya biravuga ngo ijambo ry'Imana ngo umuntu uryumva akaritaho ngo ameze nk'umuntu wubaka umucanga, ngo ariko uryumva akarizirikana niwe muntu ukomeye. Mujye mwumva ijambo kandi murizirikane. Niba udafite umutwe ufata wandike. Yaratwihananya ngo Yesaya 61 nirimo ubuzima, nirimo intego y'ubuzima bw'umukristo. Yavuze rero harimo ikintu kimwe ngo ibyazanye Kristo ngo nukomora ibikomere. Rero umukristo ntago ashobora gukorana imirimo n'ibikomere ngo abigendane ngo aranze akora neza. Kristo azakomora ibikomere bituma ukora neza. Biriya uvuga ngo isi iratubabaza ni igikomere gutera kiva mu bintu bitandukanye. Uzava nyine mu bukene, mu nzara, mu nshuti, hirya no hino, mu babyeyi babi. Umubyeyi ugutuka ukiri mutoya ngo wagipfuwe, ibintu nk'ibyo ugakura utazi ugakura utazi
ijambo ngo mwana wanjye ndagukunda, ibyo bikomeye, ariko kugira ngo ubashe kuba umukristo mwiza, Yesu azabanza komore, nurangiza nawe ubone kuba umubyeyi mwiza, ubwira umwana wawe ngo ndagukunda, mwana wanjye ngwino, mwana wanjye ndagukunda. Imana ibagire neza. Kubera ko iminota idusize, reka dusoreze kuri iki kibazo kirubazwe pastor, hanyuma kirasa nkaho ari A na B, arabisubiriza rimwe kugira ngo tujye tugana ku musozo. Icya mbere kirabaza ngo itorero ni iki itorero ryita copinage, aho bayitandukanyiriza na fiançailles? Mene magambo, copinage itorero yitandukaniriza he na fiançailles? Ese bapimisha he ku rukundo barimo ari copinage cyangwa ari fiançailles? Iyo ni A. Kiraho B cyangwa yishireho nazo. B iravuga ngo byo bigeze kubikomoza urimo uravuga kare, avuga ngo none se iyo bafite ingamba zo gushakana, niba baranakoze dote, ho biremewe ko bagirana ubusabane bwo mu buriri? Mwumve neza, wenda copinage, iyo tuvuga copinage tuba tuvuganye wenda urukundo. Ubundi umuntu w'inshuti isanzwe nto yoroheje ishobora kuba copain, ni izina ry'ikifaransa gusa, nta kibazo gifite iryo zina ubwaryo. Ahubwo icyo tuba dushaka kuvuga tubabuza ni urukundo hagati y'umusore n'umuhungu rudafite objectif yo gushakana. Mwumve impamvu, mushobora no kuba muri batoya. Ndebera nk'uyu muhungu wa kabiri, uyu ngo haguruka sha, wageze segonderi, uri mu wakangahe? Ugiye senior 3, senior 4. Aha, uyu mwana ari muri senior 4. Ni urugero rwiza cyane mbonye. Yarangiza akabwira ati njyewe rero buriya nkundana na Joanna nawe wiga muri senior 2 senior 3. Icyambere mu mutima umubaje ati nese ufite gahunda yo kubana na Joanna? Bati njye rwose mfite gahunda yo kubana na Joanna, njye Joanna ni mfamfane, tuzagendana. Urumva? Ariko muri realite ibi ntabwo bishoboka. Iyi ntabwo ari relationship. Icyambere relationship yemewe, Bibiliya umwanditsi w'indirimbo za Salomo yavuze ku kintu kijyanye no gukangura urukundo mbere y'igihe. Uyu nguyu abakanguye urukundo mbere y'igihe. This is a premature love. Iyo rero icyambere relationship yemewe nuko ifite iyo objectif yo kubana, ariko kandi nuko abantu baba bari mature, bari mature, bashobora kubana n'umugabo n'umugore, kuba biteguye, kuba bashobora kubana nk'umugabo n'umugore. Mwiteguye birumvikana? Kuba witeguye uvuga ngo ngiye gukundana n'uno muntu, niteguye kuba nashakana nawe. Ubundi iyo ugiye muri, nkunda kubwira abantu kujya muri relationship, ujye uvuga ngo ndi ready kuba papa, ujye uvuga ngo ndi ready kuba mama. Niba utaribwira iryo jambo ngo ndi ready kuba papa, ndi ready kuba mama, ntuzigere utangira relationship. Kubera ko ubundi relationship harimo n'ama-accident menshi, mushobora kuryamana mugatwita. Are you ready to be a mother to somebody? Ese witeguye kuba mama w'umuntu, witeguye kuba papa w'umuntu? Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi. Iyo niyo copinage tuba tuvuga yuko itemewe, ni premature love y'abantu batiteguye, abantu badakuze, abantu kandi badafite objectif yo kubana. B yavuze ngo eske ntibishoboka yuko kiravuga birashoboka yuko umuntu ashobora gukundana n'undi yewe bagakora na dote, bigeze kubikomozaho kare. Ese bemewe kuba bagirana ubusabane bwo mu buriri? Impossible mathématique.
that's false. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Mwumve neza, mariage c'est quoi? Mariage igizwe n'ibyo bintu byose, igizwe na dote, kuba umuryango wagutanze, hiyongereyemo ikindi kintu nyuma cyitwa umurenge, aricyo leta, kubera ibibazo mugirana. Ariko yari famiye ndetse n'Imana. Rero uyu munsi none muri context y'ibya kera, reka ngaruke muri Edeni. Edeni, Imana niyo yasezeranyije mariage ya mbere. Igihe yamaze kubasezeranya, ati cyane umwana mubyare mwororoke mugwirisi. Siko babwiye ngibaho umugisha bavuga ngo mubyare mwororoke mugwirisi. Uyu munsi rero institution ihagarariye Imana ni itorero. Muranyumva? Ntabwo ibi bintu tubacisha hano mu rusengero ari imihango, ntabwo ari ibintu byo kwiyerurutsa no kugira ngo ubukwe bugende neza. Oya, turarepresenta Adamu na Eva muri Edeni basezeranywa n'Imana ngo Imana ibaha umugisha, ibona kubabwira ngo babyare bororoke bagwirisi. Umuntu representa ambassadeur Imana yashize hano ni pasteur wawe. Ikindi, hari ibintu mwiharaje byo kuzana fiancé from nowhere. Umushumba we nta bari yigeze amenya, nta nama wigeze umusaba. Reka mbabwire, murishyira mu kaga. Hari ikintu iwanyu mukora wenda cyo kirakurozinze cyane, cyuko bambwiye ngo ari ukuntu bazana ba fiancé, ariko kandi no kwitorero ryose ubu no kugira ngo uhitemo fiancé, mu by'ukuri wakagishije inama ababyeyi bawe bo mu mubiri ndetse n'ababyeyi bawe bo mu mwuka. Ni inama, izi nama dutanga no mu nyigisho twigisha abantu, ni uko ukwiriye kugisha inama, kubera ko uno mushumba afite ubwenge bw'Imana kuko ari ambasaderi w'Imana mu itorero ubarizwamo. Afite inama yakugirira ndetse n'umubyeyi wo mu mubiri. Ariko ujya kubona ukabona umuntu arahurutse ati munsezeranye kandi mu mezi 3. Ibyo kunyigisha ntago mbishaka, ntago ibyo bintu biratinda, mu session imwe ubundi mudusezeranye muduhumuje. My friend, faut faire attention. Imana itorero Imana yahisemo itorero kugira ngo rihagararire hano ku isi. Ni institution ihagararira Imana. Rero wemere ubanze uhabwe umugisha n'itorero mbere yuko sexe kuryamana ko abashakanye biravuga ngo kubahwe na bose mu Baheburayo, ngo ntihagire ikikwanduza. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko gukwiriye kuba kwanza kwaheshejwe umugisha n'Imana yakwemeye. Murabyumva? Mwakoze isezerano. Ubundi sexe mu mategeko babyita yuko ari consommation ya mariage. Simubizi? Ubundi iyo kira gikorwa kitabaye bashobora no kuba divorce nta zindi process, kubera ko mariage itabaye consommé. Icyo gihe rero mariage ni amasezerano mwagiranye, ariko akwiriye kuba consommé nyuma, ntabwo habanza gukonsoma ngo amasezerano azinyuma. Murakoze. Murakoze cyane. Pastor arakoze cyane kudusobanura neza. Abantu ndabona barimo gukomeza kubaza baryohewe, ariko iki nicyo cyanyuma, ikindi bohereza ntago tugisoma. Okay. Ikibazo cyabajijwe abantu babiri, ako guhitamo umwe ndabona biri bungore, reka bose basummarizing bamusubize. Prote ndetse na Arsene yavuze ngo ikibazo ndakibaza Arsene ndetse na Prote ko mwese muhuriye ku murimo wo kuramya. Ni iki gikorwa kugira ngo abo mubana cyangwa abo muyoboye muri uwo murimo baramye by'ukuri bivuye ku mutima? Mubafasha iki? Murakoze. Murakoze ku kibazo cyiza. Ubundi cyambere umurimo no w'Imana, no murimo w'Imana. Ikintu nemera nuko iyo yagushyizemo ibintu ni nayo ibasha kubigira nyine ibizi special purpose ibigushyiriyemo. Twebwe ikintu tugira, niba navuga ku expose umuntu imbere y'abantu, niba ariko nabyita, kuko ikintu nemere umuntu wari we wese ni ukuba ready, umuntu wese yakoreshwa. Ibyo Arsene nkora ntago ari ngewe wenyine ushobora kubikora, buri muntu wese uri ready bijyanye ufite uri available imbere y'Imana yamukoresha.
ikintu ngewe cya mbere nakumva ngerageza gukora no gushaka availability y'abantu, kugerageza kumukundisha niba ariko nabyita, kuko umuntu wakunze ikintu akibonera n'umwanya, kuko ngewe ntago najya kuvuga, kuko uba ufite purpose Imana yagushyiraho ngaho. Ikintu cya mbere ni uku expose kuri wa mwanya wawe kugira ngo ubashe kubona availability yawe nyine, kugira ngo Imana ibashe kugukoresha. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Nanjye reka mvuge ku yindi side. Avuze umuramyi muri kote yo kuririmba, ariko ubaza wabajije umuramyi, ubwo ngewe rero reka mbifate nk'iryo zina birenge noneho umuramyi ubinyuza mu kuririmba, ahubwo mbivuge nk'umuramyi ushobora kuboneka mu izindi sekita zose zitandukanye, kubera yuko umuramyi ninde? Ni umuntu wese ugirirwa uburenganzira bwo kugera imbere y'uramywa, sibyo se? Umwami niwe, tuvuge ku bami bo mu isi hano, kugira bamuramyaga bamugeraga imbere, yaba baririmba yaba bagiraga amagambo avuga bitwa kuramya. Rero umuramyi ninde? Ni umuntu wese ugirirwa ubuntu umutima we ukagera imbere y'uramywa. Rero iyo ugeze imbere y'uramywa ashobora kwiramisha ibintu bitandukanye. Urugero, tubona Dawidi avuga abaramyaga bakoresheje ibicurangisho, bataririmba bagakoresha ibicurangisho, kubera yuko yagera imbere, kubera ko nicyo kintu yumva muri we yatura Imana kubw'icyubahiro cyayo kukwiri ubwayo. Rero kuramya ngiye cyo nshatse kuvuga, uratubajije ngo none se ni iki kintu ni gute dufasha abantu kugira ngo kuko nyine tubereke uburyo bwiza bwo kuramya. Ngewe ndamubwira ngo musunikira cyane imbere y'uramywa, musunikira, mwereka uburyo bwo kugera imbere y'uramywa. Uburyo rero ari bugera imbere y'uramywa agakoresha biraterwa n'uburyo butandukanye. Hari igihe ari bugera imbere y'uramywa yarangiza, hari urugero rw'umuntu umwe yarangiza akaza agasudira, hari urugi, hari umusore afite sudire arasudira haruguru, yaraje arambwira ngo naramuhamagaye, ndamubwira ngo hano dufite akazi, sinzi ko ni n'ikibazo gikomeye, sinzi yuko tunasengana. Ahageze aravuga ngo ariko rero ngo hari n'ibindi bintu arabireba, ngo ariko rero ngo ngiye sengera hano ngo ndumva ushaka kumbwira iby'amafaranga. Uwo muntu yaramije Imana, ariko abikoresheje iki? Gusudira. Rero iki yari kiri ngombwa nuko yageze mu nzu y'uramywa, arangije amuramisha style zitandukanye. Ikikomeye rero icyo ngiye numva nkora ni ugushaba Imana ikanshoboza kugeza abantu imbere y'uramywa, noneho uburyo bari bumuramye biratandukanye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka dushimire abatumirwa bacu bagiye kwicara, tubashimire tubakomera amashyi. Mwakoze kubana natwe. Amen. Muri uyu mwanya reka twakire umuyobozi wa gahunda akomeze gahunda.